uyu noneho biraza kuba byamukoraho uwo bita Prophet Joshua nyuma yaho amaze kuba yatangaza ko afite amamiliyoni menshi azabasha guha umuntu uzabasha kuvuga amazina ye akayavuga neza. Aho ngaha yararuye abanyarwanda ndetse n'abandi bantu bumva ururimi rw'ikinyarwanda nk'abarundi, abanyekongo, abantu nk'abo ngabo yabararuye, aho buri mwe wese ari kugenda avuga izina rye none akabasha kuba yahabwa amafaranga. Uyu nguyu rero mu minsi yashize cyangwa se mu gihe cyashize yari yagaragaye ajugunya amafaranga hasi cyangwa se akoresha amafaranga nabi mu buryo butemewe n'amategeko, baza kuba banamuhana ndetse abisabira n'imbabazi. Gusa iby'uyu munsi none sinzi ko ari buze kuba yabicika. Gusa reka tubanze tubasabe nyaboneka nimba utarakora subscribe ugikande kugira ngo video zacu uzubasha kuba wazibona, kandi nyaboneka ukande no kunzogera kugira ngo ujye ubasha kubona notification ya video yose dushizeho. Rero uyu muhanuzi Prophet Joshua akaba sinzi kwavuga ko ari nkaho ari igitambo arimo atanga ari amafaranga, dore ko ari kuyaha abantu b'ibyamamare. Uraza kubona ifoto iri gucicikana y'umugabo urimo wikuruguta mu byondo, kavuga by'ukuri amafaranga bari kuyashakisha, amafaranga ntako batagize. Ariko by'ukuri uyu Prophet Joshua arasa kuba yabibazwa n'inzego z'umutekano kubera ko arimo kavuga ko hari icyo bita money inflation, gushira amafaranga menshi hanze, guha amafaranga abantu batayakoreye, aho ari kuvuga ati by'ukuri nimuvuga izina ryanjye neza. Ariko ibi ngibi ntabwo ari bya buri wese, kuko birasabwa kuba ufite nibura ibihumbi 100 bigukurikiye, warangiza ukavuga neza money machine cyangwa se Prophet Joshua amazina ye ukayavuga neza. Wamara kuyavuga neza akaza kuba yakwihera amafaranga menshi cyane. Bamwe bamaze kuba bakubaka inzu, abandi baracyapacapaca baracyashakisha, bamwe ari kuvuga bati aya mafaranga nayikuzimu, abandi bati amafaranga ni ibitambo arimo atanga. Mu gihe inzego z'umutekano zirimo zivuga ziti nyaboneka mwirinde amafaranga nk'aya ngaya, kuko nta wamenya mu by'ukuri amafaranga ubundi meza ni amafaranga wakoreye ukayabirira ibyuya. Rero uyu Prophet Joshua ntaze kuba yababesha, kuko amafaranga afite uburyo akorerwa, afite uburyo aboneka, afite uburyo agera mu baturage, kandi nageze mu baturage afite uburyo akoreshwa kugira ngo icyo bita money inflation itaza kuba yatera ikibazo. Nshuti bavandimwe rero mukigera ku video nyaboneka muhita muyisangiza abandi, inshuti zanyu muri groupe za WhatsApp, inshuti zanyu kuri Instagram, kuri Telegram, hose aho ufite inshuti ubashe kuba wayigeza kuri mugenzi wawe iyi video. Kandi nyaboneka tukomeze tubasabe mukore subscribe nimba mutarayikora, kugira ngo video zacu tuje tuzibagezaho uko bwije nuko bike. Uyu rero Prophet Joshua avuga ko ari we muherwe wa mbere, nyamara amafaranga ahari ntavuga, mu gihe abandi bakire cyangwa se abandi baherwe batinya no kuvuga ko mu by'ukuri bafite n'igiceri cy'ijana. Kandi mu gihe abandi baherwe bakora ibishoboka byose kugira ngo hatagira igiceri cyabo gisohoka batakiruhiye, batagikoreye, uyu Prophet Joshua we atandukanye nabo, kubera ko amafaranga ashobora kuba ayavana ikuzimu. Ari nayo mpamvu abantu bashidikanya, abantu basomye, abantu batekereza kure, abantu bareberera abaturage barimo bibaza bati uyu Prophet Joshua ibi bintu yaba abikorera iki, kubera iki ashaka kwamamara muri ubu buryo. Ariko nawe urebye ugasanga uburyo conditions zimeze, uragomba kuba ufite ibihumbi 100 bya followers bigukurikira, none warangiza ukavuga iryo zina. No kuvuga ngo nuramuka uvuze ngo ko Prophet Joshua ukamuvuga amazina ye neza, none babana 100 babana 100 bakaza kumufollowinga, no kuvuga ngo buriya twavuga ko ari nkaho ari kwamamariza ki ibigo bya internet, kubera ko abantu benshi bagiye gukoresha internet cyane kugira ngo babashe kuba bageza
Joshua ku bitangazamakuru byinshi bitandukanye, nyamara ntawe umenya mu by'ukuri aho aya mafaranga yakura, ntawe umenya uko bigenda, ariko mu by'ukuri mudufashe musangize iyi video mubabwire ko barimo kubesha.